Inkuru yacu tuyitangiye nijoro ahantu mu rugo ubona yuko atari abakire ariko kandi bifashije. Muri salo haba yicaye umugabo n'umugore we, buri wese bari kureba muri telefone. Hirya kandi yicaye umukobwa witwa Erika. Ako kanya ahita yinjira umukobwa n'umugore witwa Hawa. Yinjira ubona yuko yishimye rwose yambaye impeta afite n'indabo. Hawa yishimye cyane. Ahita avuga ati nari mbizi rwose ko umunsi nk'uyu w'isabukuru yanjye nzaba nambaye impeta nk'iyi ngiyi. Nimurebe. Ahita yibereka maze ati ino mpeta muri kureba ni ya miliyoni. Papa Erika ahita avuga ati ndabona rwose wa musore ari seriye da. Hawa ati urabivuga se urabizi? Ese ma ko ntacyo uri kuvuga wowe? Mama wa Hawa ati none se ko wagiye uvuga ko ugiye kwizihiza isabukuru yawe, ibyo kukwambika impeta byo kandi byaje gute? Hawa ati nanjye rwose nabyo nari nzi, ariko twari twiciye turi kunywa tunarya, mbona umusore mwiza rwose azanye impeta, ambwira amagambo meza, nanjye mpita mvuga yego atarasoza. Ndishimye ntabwo mwabyumva. Uyu munsi nari mutegereje rwose n'amatsiko menshi. Papa wa Hawa ati nanjye rwose ndishimye kubona byibuza ubonye umusore rwose ufite gahunda, urekane n'iryangegira ngo ni Raymond. Hawa ati ese Raymond umuhora iki? Kuki na rimwe ujye umuvuga neza? Papa Hawa ati uriya musore ni imbwa 100% pe. Umuntu mukunda n'imyaka magana ngahe nta nagatekerezo byibura kuko yakugira umugore. Imana ishimwe kuba ngubu byibura ufite umugabo, kandi ikintu kinshimishije kurushaho nuko umugabo wawe ari n'umuntu muzima pe. Uriya musore ndamukunda cyane. Erika ati ese ko utatweretse amafoto? Hawa ati mwegere hino mbanze mbereke nta kibazo. Yafashe telefone maze batangira kureba amafoto. Ako kanya haza akana gato y'akagakobwa k'imyaka 5 kitwa Eje. Eje ati mama ngiye kubona papa wanjye. Hawa ati ariko se wa mwana we nzakubwire kugeza ryari koko? Papa wawe nawe rwose umwibagirwe burundu, kandi narabikubwiye ntukanyite mama, urumva? Ujye unyita Hawa, hanyuma kandi uyu nguyu uri kureba. Ubwo Hawa ahita yereka aka kana mama we, aramubwira ati uyu ngaba ari uzajya wita mama wawe kubera yuko niwe twese twita mama. Mvuze ngo iki? Kakana ka Eje kahita kavuga ati njye nkwita Hawa sinkakwite mama. Hawa ati byiza cyane. Eje ubwo ahita amubaza ati hanyuma se ko mwarimu yatubwiye ko umuntu wakubyaye aba yitwa mama, kubera ko utifuza yuko nzajya nkwita mama? Hawa ati mana yanjye kuko uyu mwana nazankorera ishyano koko, nibyo rwose umuntu wakubyaye umwita mama, ariko bimwita iyo afite umugabo. Njye se hari umugabo ubona ngira wa mwana we? Eje ati oya ntawe. Hawa ati niyo mpamvu nyine utagomba kunyita mama wawe, ahubwo ujye uvuga ko nitwa Hawa. Abantu ntibazajya bakubaza mama wawe, ujye uvuga uyu nguyu twese twita mama. Ubwo kano kana kitwa Eje kati ariko numvise papa avuga ngo ufite umuntu ugiye kukubera umugabo, kandi mwarimu yatubwiye ko umugabo wa mama aba ari papa. Hawa ati ariko njye sindi mama wawe, mama wawe na papa wawe ni abangaba ubona ahangaha. Erika ati icyo nzi cyo nuko bizakugora wa mukobwa we Hawa. Eje ngwino tujye kwiryamira. Yahise amuterura maze bahita bagenda. Papa Erika atari ko sumundo gamije iki Hawa kubwira umwana wawe ngo ajye kuvuga mu izina nakakwite mama bivuze iki? Hawa ati simba nshaka yuko hari umuntu wamenye yuko uriya mwana ari uwanjye pe, byanyicira isoko rwose. Papa Erika ati ngatangare rwose impamvu kuva twagera inaha utigeze umwikoza, naho ni ibyo ngibyo washakaga yuko abantu bazajya bagira ngo ni uwa mama wawe. Ibyo bintu rwose njye simbyishimiye habe na gatoya. Hawa ati si ngombwa yuko byishimira, icyambere nuko ngiye nkora icyo nshaka. Papa Erika ati uranyumvira di? Niko mada, urumva ko ibyo bintu umwana wawe aba arimo gukora ari byo? Mama wa Hawa ati ndekera umwana se nyine, kubona akitwa ko ari njye wabyaye Eje nta kintu bitwaye, nta n'ikintu rwose njye bintwaye, kubera yuko ni umwuzukuru wanjye, kandi no kuba Hawa adashaka rwose kugaragaza yuko ari nyina nta kintu bitwaye. Icy'ingenzi ni uko umwana abayeho neza. Papa Erika ati abayeho neza, ariko muri guhisha rwose ukuri mubeshya abantu. Kuba Hawa yarabyaye se ni igisebo ku buryo yabihisha? Hawa ati
atari igisebo se, urakeka iyo biza kuba bizwi nari kuba nambaye ino mpeta ya miliyoni? Paperika ati bivuze ngo nta nubwo wakwambitse impeta asazi yuko ufite umwana? Ariko rwose Bahati njyewe narumiwe pe. Niko muko, ni gute ukundana n'umusore akageza ubwo yifuza ko mubana utaramubwira ko wabyaye ukumva nta soni ufite? Hawa ati isoni se ziki? Ninde musore wakwemera se kwishyiraho umutwaro w'icyana atabyaye? Nyagasani. Paperika ati utongera kuntukira umwuzukuru ngo ni icyana. Hawa ati wibyegereza umutima kubera ko si umwuzukuru wawe, nturi papa, rero ntushake rwose kunyitambika. Menya ibya mama mwashakanye, unamenye iby'umukobwa wawe Erika, ariko Hawa umureke, ndeka nigendere. Nyagasani. Ubwo Hawa ahita agenda. Paperika atariko se kuki umukobwa wawe ameze kuriya, ko mukunda, ko namuhaye byose nahaye umukobwa wanjye Erika, kuki waranyibutse yuko ntari se? Kuki umukobwa wawe ari indashima koko? Mama Hawa ati wa mugabo we rero, narakubwiye ngo niba ushaka kubana neza n'umukobwa wanjye ujye ureka kwitambika mu bye no kureba ibitakureba. Paperika ati ariko ibyo akora rwose si byo pe. Ni gute umuntu muzima abwira umwana we ngo ntukanyite mama? Umwana akaza aseka ati mama, undi nawe ati winyita nyoko nyita Hawa? Ibyo ni ibiki? Umwana azakura bitekerezaho iki koko? Mama Hawa ati uzi icyo nakubwira, menya ibyawe na Erika wawe, ubundi by'umukobwa wanjye bireke. Paperika ati yewe ndabibonye koko akabaye icwende ni koga. Imitekerereze yawe iracyari rwose ya wa mugore w'indaya twahuriye mu kabari, uracyari wa wundi rwose. Nyagasani. Mama Hawa ati ukaba uranyuriye rero, ushaka se kunyibutsa yuko nari indaya ngo tugahurira mu kabari ukangira umugore? Nanjye nkwibutse ko se umugore wawe yari yaragutanye Erika hanyuma nkamurerana na Hawa? Paperika ati nta mutima rwose mubi mugore wanjye, reka twere gushwana dupfa ubusa. Bahati nikundira amahoro, umukobwa wawe rwose akora icyo ashaka. Ese wari uzi ko ubishatse wajya gukora akazi mu mahanga, urugero nko muri Canada, Dubai, Katari ndetse na Poland? Wari ubizi se ko ushobora kujya kwiga mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Ubushinwa kuri scholarship, Ubuhinde kuri scholarship, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Cyprus ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi? Wari uzi ko se ushobora kwiga muri Amerika no muri Canada ku nguzanyo? Ushobora kandi kwiga unaba mu bihugu by'i Burayi nk'Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi, Espagne ndetse na Portugal n'ahandi. Ibi byose hamwe n'ibindi ntabashije kuvuga wabibona unyuze kuri no website wa/studyworkabroad.net, cyangwa se ugakoresha nimero yo ku cyicaro gikuru mu Bwongereza agateranyo 44 74 03 62 9751. Iyi kampani Study and Work Abroad Expert Limited yaje ari igisubizo ku Banyarwanda ndetse n'Abanyafurika bose muri rusange bifuza kwiga ndetse no gukora akazi hanze ya Afurika. Wowe bavugisha kuri nimero yabo yo mu Rwanda agateranyo 250 788 21 26 11. Tugarutse ku rundi ruhande, haba hari inzu nziza rwose ubona ko ari inzu yo mu bakire. Iyo nzu kandi biri mu gipangu kizaparitse imodoka nziza cyane. Ubwo hanze haba hicaye abasore babiri, umwe witwa Chris undi witwa Edgar cyangwa se Eddie. Ubwo kandi barimo kureba amafoto muri telefone, nuko hakaza mushiki wabo witwa Clara. Clara ati nanjye nimunyereke Eddie ibyo murimo murareba. Eddie ati si ngombwa yuko ubireba, n'ubundi ntabwo urabyishimira. Clara ati nyine mubinyereke simbyishimire, ariko byibura nabibonye. Chris ati ndumva ubishaka cyane, reka mbikwereke. Yahise amwereka ifoto yambitse Hawa impeta, maze Clara ati iyi ngiyi ariko ni Edith, bino bintu se byabaye wambitse uriya mukobwa impeta? Chris ati wihangane byabaye. Clara ati sinabyizera pe, watinyutse urabikora? Chris ati nari maze iminsi rwose mbitekereza Clara, imyaka 2 ngiye naho wadukundana ni myinshi, yahoraga mbaza ngo tuzabana ryari. Uyu munsi rero ku isabukuru ye narebye nsanga rwose ari ngombwa yuko namwambika impeta, bivuze ngo n'ubukwe bwacu buri vuba cyane. Clara ati erega ndumva urimo kubivuga uri seriye, ariko Kiri utambeshye, ubona ko kuri ari umukobwa ukubereye? Sinakubwiye ngo nguhe pase z'ibyana bimeze neza ukanga, ariko ndebera koko nk'urukobwa nka ruriya mugiye kubana.
Chris ati ariko se ubundi buriya Hawa umwangira iki? Karara ati Hawa uko asa ku isura nta kibazo pe, ni mwiza ariko agira imico rwose njye ntakunda. Uriya mukobwa n'inkunda rubyino akunda kuryoshya cyane. Uriya muntu mu by'ukuri ntabwo yavamo rwose umugore muzima. Aho byabereye hose ntago ajya habura. Uwo musore wundi witwa Eddie ati ariko rwose nanjye ibyo ngibyo ndabibona. Hawa si umuntu rwose wabwira ngo guma mu rugo witware nk'umugore, nimubana azajya ahora yasohotse pe. Ikindi nabonye nuko akunda amafaranga kubi. Chris ati ibyabaye rwose Karara ati ngaho ibaze ko na Eddie abizi, kuki ukunda uriya mukobwa? Chris ati byabaye Karara, kandi rwose nta yandi mahitamo ufite uretse kumukunda kubera ko nyine niwe uzaba umugore wanjye. Ikindi kandi noherereje amafoto papa na mama, nabo barabyishimira nyine baravuga ngo bazaza vuba maze bahure nawe. Karara ati nta kundi gusa nyine ndababaye pe. Eddie ati wihangane mwana wanjye, ese ubundi buriya Hawa ntumwangira yuko ari inshuti na boyfriend wawe? Karara ati ibyo ngibyo ni ibindi. Ubwo umukobwa ahita agenda. Eddie ahita avuga ati rero buriya Karara ntago ajya yumva muri ya mukobwa Hawa habe na gato. Chris ati nese mu by'ukuri mbikoreho iki Eddie? Nagerageje kubahuza kenshi ngo byibura babe inshuti nkabona Hawa rwose nta kintu bimutwaye, ariko Karara ntago abikozwa. Gusa ariko nanjye ndabizi ko Karara adashimishwa no kumva yuko Hawa ari inshuti na Raymond. Eddie ati ariko buriya bushuti bwabo nta nubwo rwose bushimishije, sinzi ukuntu byirengagiza. Chris ati mbere nyine byarandakazaga, ariko nza kumenya ko bakuranye, kandi buriya rega ni na Raymond wamuje na Hawa, nyine ndabyakira ko ari inshuti, njye nta kintu bintwaye. Eddie ati none ukaba ugiye gushyira umwana amago, ese kuki njye nta mukobwa ndabona ngo mukunde ntanjye nzamushyira amago mani nkawe? Chris ati impamvu nuko wakuze nta muntu w'igitsina gore wiyumvamo. Gusa ariko reka nkubwire Eddie, kuba twarakuranye ababyeyi banjye bakakurera nk'umwana tuvukana, byagakwiye rwose kuba byaratumye wikuramo ikintu cyo kumva yuko abagore atari beza. Eddie aramusubiza ati ntawamenya, gusa ariko nyine wowe ukomereza aho mani, kandi uzarwubaka rukomere kubera ko tukuri inyuma turagushyigikiye. Chris ati ariko ntabwo mukunda uwo tuzabana, hanyuma ni gute uri kumbwira ko mundi inyuma mudakunda uwo tuzabana? Eddie ati ese koko we uriya mukobwa Hawa uramukunda? Chris ati mba numva nta birenze mani, gusa ni umukobwa mwiza nta kintu rwose njyanwaye, ikindi arakora cyane pe. Eddie ati nta na rimwe yakujyanye aho akorera, ntuzi ni wabo, ariko ngo arakora cyane. Chris ati njyewe yambwiye ko afite ishuri ryigisha abana b'incuke, kandi nyine ngo nirye ku giti cye, buri mwana uhiga yishyura 60,000 kandi higa abana barenga 300. Ni Yesu ubwo umukobwa atazi gukora koko? Uwo mushinga urarenze mani. Noneho ikintu nakunze ni uko harimo abana 50 batishoboye bigira ubuntu. Eddie ati iryo shuri se kandi warigezeho urarizi? Chris ati kuki se byari gusaba yuko mbanza kurigeraho? Eddie ati sha njye ntabwo nakizera rwose ibintu ntarabona pe, basi mbere yo kubana nawe uzamubwira abanze akwereka aho hantu. Chris ati yego niko bimeze, nshaka no kumusura iwabo, ahubwo reka muvugishe numve yuko yageze ya mahoro, ataza kumbwira ngo nta kintu mba nitayeho. Tugarutse ahandi hantu mu rundi rugo, ni urugo ubona yuko ari ahantu mu cyaro. Ubwo mu cyumba haba hari umugore uri gushyira imyenda mu gikapu, maze ako kanya haza umukobwa witwa Berwa ati ibyo nangaga nibyo bibaye. Nta na rimwe nigeze nifuza kujya kuba mu mujyi, ariko ndebera ngiyeyo pe. Mama Berwa ati nta kundi nyine bigomba kugenda, ugomba kujyayo, nyoko wanyu akagushakira akazi, cyangwa se na wa mukobwa akaba yakagushakira, ubundi nawe ugakorera amafaranga ukiyitaho nk'abandi.
ntabwo umukobwa rwose nkawe aberewe no kuguma ahangaha mu cyaro, ahantu nk'ahangaha hatari iterambere rwose Berwa. Berwa ati ariko nta nubwo nshaka kuba umukobwa wo mu mujyi mama. Mama we ati nta kibazo, ntuzabe umukobwa wo mu mujyi, ariko byibura ugomba kujyayo, ikindi kandi ukamenya ko nujyanayo ubwo buturage bwawe abantu bazajya baguseka. I Kigali ni abasirimu, ugomba kureba nyine ukuntu Hawa yitwara nawe ukazitwara nkawe. Berwa ati sinabyishoborera pe, uriya mukobwa Hawa njye ntabwo nshobora kumera nkawe mama. Mama Berwa ati ugomba kubyiga, wabyanga wabyemera. Berwa ati ariko se ubundi mama we ko wanze kuhatura, kuki ushaka yuko njyewe najyayo? Mama Berwa ati Kigali si y'abakecuru ni y'abana nkamwe, nayivukiyemo niyo mpamvu nanayikuriramo, rero rwose ntabwo binshimisha kubona ubi nangaha, niyo mpamvu nshaka yuko nawe ujya kwa nyoko wanyu, uzanamenyera vuba kubera yuko urabizi yuko Erika nawe ahari. Berwa ati nta kundi reka ngende, nzajya nijyanira ka eje ku ishuri. Mama Berwa ati si wumva se, ikindi kandi ugomba kuzampamagara umbwira yuko wabonye umusore mwiza w'umukire. Berwa ati nganyumvira ibyo utangiye kumbwira mama. Mama we ati none se mu by'ukuri si byo nyine Berwa, ntuzigere witeza abasore b'abakene kubera yuko aho byangejeje wa mwana we narahabonye pe. So ntiyatwaye mukuru wawe na musaza wawe akakunsigira, nuko nyine bigenda iyo ukunze umukene, noneho biba bibi kurushaho iyo ugeze nk'ikintu ukorana nawe mutarabana. Nukuri Berwa, abasore b'abakene batera umwaku wa mwana we. Berwa ati nese mama nimukunda uzamwanga? Mama Berwa ati sinamwanga nyine kubera yuko waba wamukunze, kandi urukundo burya ni urwa mbere, ariko abasore b'abakene Imana ibatembereze rwose bagende mu izina rya Yesu Nyagasani. Berwa ati reka tubitege amaso basi mama. Mama we ati ngaho rwose gira uryame, dore bwanije, kandi urabizi ko ugomba kuzinduka ukagenda kare. Kungusha hari nk'abasa bagenzwa no kuvuga gusa, wowe nugira ishyari ry'ibyo maze kugeraho, wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse, ubushuti budafite uburyarya. Tugarutse kuri Hawa, abari mu cyumba cyo kureba muri telefone, nuko mama akahita yinjira. Mama Hawa ati nturaryama mwana wa? Hawa ati narindi kuvugana na Chris. Mama Hawa ati Hawa ntabwo nari nzi yuko uriya musore rwose agukunda ku buryo anifuza yuko mubana, ntunguye no kubibona pe. Hawa ati mama ntabwo mu by'ukuri ari uko Chris ankunda, ahubwo ni igitutu namushyizeho, kandi nyine nanjye si njyewe, ni ukubera Raymond nyine ngo akeneye amafaranga, sinzi rwose ikintu ashaka kuyamaza. Rero nyine yarambwiye ngo nzashaka ukuntu nabana na Chris, ubu nijye mwaka amafaranga. Nyagasani. Mama Hawa ati Raymond nawe rwose yakugize umukozi we pe, ubundi gahunda zanyu ni nyabaki? Hawa ati gahunda nyine ni yayindi irakomeje, nzabana na Chris, ubundi nshake nyine ukuntu duhana divorce tugabane, hanyuma nzahite mbana na Raymond. Raymond nawe rero ari kuba akundana na mushiki wa Chris umwe bita Karara, anamukuramo amafaranga nyine gake gake. Mama Hawa ati we na Raymond mukora ibintu rwose bintera ubwoba mwabana mwe, nganyumvira mwafatiranye mushiki na musaza. Chris azi yuko umukunda, kandi nta rukundo na rukeya rwose umufitiye, ukuntu usa ari umwana mwiza. Ese ubundi Hawa waretse Raymond ukazabana na Chris byanyabyo? Hawa ati mama urabizi Raymond twarakuranye, yambaye hafi rwose ubwo banteraga inda, ntiyantererana. Noneho kandi ikintu cy'ingenzi kuri ibyo ngibyo, ni nawe wamuje na Chris gahunda ari yo kumukuraho amafaranga gusa. Rero njye na Raymond twasezeranye yuko tuzabana. Mama Hawa ati kandi Chris namenye yuko wamubeshya ibyo bintu byose, ntago azaba kibanye nawe. Hawa ati cyane rwose pe, ibaza ahubwo amenye ko rya shuri ry'icuke namubwiye ntaryo ngira, akanamenya yuko kandi nkundana na Raymond, noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo akanamenya ko mfite umwana. Ibyo bintu byose mu by'ukuri ntago yambabarira. Mama Hawa
atari ku muntu ugukunda yakubabarira. Hawa ati Chris ntabwo yambabara rwose ngenda abizi, ahubwo mu kanya arambwiye ngo ashaka kujya kubona iryo shuri namubwiye. Noneho Raymond ajya ambwira ngo mbwire Chris yuko ngo dukeneye inkunga, agahitamo amafaranga nk'ibihumbi 500 ngo ni inkunga yo gufasha abana ngo biga mu ishuri ryanjye ku buntu kubera yuko batishoboye. Mama Hawa ati Hawa, wamaze kuba umutubuzi rwose ntabwo uriya musore yaba akibanye nawe aramutse amenye ibyo bintu byose umubeshya. Rero wa mwana we kubera iyo mpamvu ndagushyigikiye cyane rwose, bana nawe ubundi muzahane divorce mugabane hanyuma ubane na Raymond wawe nubwo ari ingegera. Hawa atari ko mama ntugasebye Raymond, yego nyine ni umukene ariko ni umusore mwiza, ikindi kandi ndamukunda kandi nawe arankunda. Mama Hawa ati mu by'ukuri hababaje bo muri gukinisha pe, isi wamenye yuko ejo berwa azaza hano? Hawa ati ngo iki, azaza se kandi kugira ute? Mama we ati nyine yambwiye ko agiye kumwohereza nyine tukamushakira akazi, icyo atazi nuko nta kazi kagipfa kuboneka. Ejo rero ngo azaza, ahubwo wowe ube witegura maze umwigishe gusirimuka. Hawa ati ibyo ngibyo gusa, azaze rwose mbimwigishe, nanabishaka nzamushakira igisore cyangwa se igisaza cyo kuzajya akuraho amafaranga. Mama Hawa ati yego rwose niko bimeze. Hanyuma se bite by'umwana wawe? Hawa ati uriya mwana rero ibintu byo kunyita ngo ndi nyina nzabimukubitira pe, gusa nyine aho kugira ngo azansebye najya mufungirana mu nzu akazavamo naragiye kubana na Chris. Mama Hawa ati cyangwa tumwohereze kwa mama Berwa. Hawa ati yego nabyo nta kintu byabintwaye, twabikora nta kibazo, ariko uko byagenda kose ngomba kubana na Chris kugira ngo nibonere amafaranga, ubundi nkazibanira na Raymond twimereye neza nta kibazo dufite cy'amafaranga. Nyagasani kikoze cyose kubwira nta kigo kinze, unyeretse ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho n'ayandi mahitamo ufite, ubu noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo. ubwo byageze ku wundi munsi Berwa aza kuba kwa Hawa. Hagati tugarutse ku musore wicaye ahantu wenyine, uwo musore kandi ubwo aba yitwa Raymond. Akiri aho ubwo ako kanya haza wa mukobwa witwa Hawa aramubwira ati sheri wihangane niba nagutindiye. Raymond ati ndabimenyereye kuntindira. Hawa ati umeze gute se? Raymond ati urumva se ubwo nabameze gute? Narakaye rwose Hawa, ni gute Chris yakwambitse impeta ukemera? Hawa ati nari kwanga gute se kandi nyine yansabye ko tubana, ejo bundi tuzaba tubanye nkuko nyine wabyifuzaga. Raymond ati rwose ngewe sinishimiye ukuntu nabonaga ku mafoto uri guseka wishimye wamwishimiye nkaho umukunda. Kukwambika impeta nta kintu bintwaye kuko nyine nibyo twifuzaga, ariko sinkunda rwose ukuntu uba wishimye iyo muri kumwe. Hawa ati none se ubugira ngo ndakare, ubwo sinumva yabifata gute? Raymond ntukazane rwose ibintu byo gufuha kubera ko ibi ngibi ndimo twabiganiriyeho njye nawe mbere yuko muzana Chris. Ubwo sinumva umuntu yaguha amafaranga gute kandi utanamusekeye? Nk'ubu ngubu ejo bundi ababyeyi ba Chris bazava mu mahanga, nta kindi kibazanye usibye kundeba, binavuze ko tugiye kubana maze ibyacu bikagenda neza nk'uko twabipanze. Erega ndakumva, ariko se kandi utekereza yuko ngewe bitandakaza iyo uri kumwe na Karara? Uzi ko hari igihe mbitegereza nkabona uramukunda. Raymond ati Karara simukunda rwose Hawa, uwo nikundira ni wowe. Hawa ati nanjye sinkunda Chris rero nkunda wowe. Raymond ati okay sawa, ibyo gufuha reka tubireke, ubanze ubane na Chris ubundi muzahane divorce tubone amafaranga twigendere. Hawa ati nitugira amahirwe ntibipfe. Raymond ati ngo iki bizicwa se niki? Nimubana bizaba rwose birangiye, ubone ibyo byose kandi mfite n'amakuru ko iby'iwabo byose nabyo babimwanditseho. Hawa ahita atangara cyane ateye go, ndumva tuzarya amafaranga rwose akenda kutwica.
Raymond ati gusa nyine sinzi yuko nzihanganira kubona mubana nk'umugore n'umugabo pe, munararana ku buriri sha. Hawa ati ibyo ngibyo rwose nubigireho ikibazo Raymond, azajya ajya mu kazi nawe uze mu rugo twirirwane tumeze neza kuzageza igihe tuzatandukanira. Raymond ati reka nizere ko nazafuha cyane ngakora ikintu cy'ubucucu. Hanyuma se ufite izihe gahunda uyu munsi? Hawa ati uyu munsi nta gahunda mfite, ariko nashaka nyine kujya kureba umwana wo muri famiye uri buze kuba mu rugo, kubera ko aha naturutse si mu mujyi, rero ashobora kuba nyine yagira intangaha bikamucanga, nifuzaga kujya kumureba nyine nkamuyobora. Raymond ati kuki saje iwanyu? Ni umwana cyane se? Hawa ati si umwana, ariko nyine ndamuruta kubera ko afite imyaka 21 cyangwa 22. Nyine avukana na mama, nyine mama we yamwohereje kugira ngo tumushakire akazi ntangaha mu mujyi. Raymond ati akazi subura kamushakira he kutuzi twabuze? Ubu se ngende umushoferi kuko mbikunze, reba imyaka yose maze mu mujyi. Hawa ati umukobwa nagajya apfa kubura akazi Raymond, rero nawe natabinjije rwose azakabona cyangwa se ngiye nkamukoresha. Hawa akiraho telefone ye irasona, arebye abona ni Chris, maze ati ubu se nshakira iki ko twari twavuganye? Raymond ati ibyo nibyo bikomeza gutuma mfuha pe, itaba nyine umugabo wawe. Hawa ati Raymond jure kareka ibyo bintu. Umukobwa aritaba ati alo, yego meze neza, ntabwo uyu munsi nagiyeyo nyine kubera yuko hari indi gahunda mfite, ndagiye kureba wa mwana nakubwiye kare. Ushaka yuko tujyana kuri rya shuri ryanjye uyu munsi se? Okay, nta kibazo, sawa uze kundeba, ndaba ndi muri ya saro ndi gukoresha inzara. Sawa. Ubwo Hawa yita kupa maze ati sheri bindangiriyeho pe, Chris araza kundeba munjye kumwereka rya shuri ryanjye namubwiye, ndabigenza gute? Raymond ati ntugire ikibazo, ndaje njye kugutirira aho uri bumwereke. Hawa ati nkunda ko uhora ufite igisubizo rwose cy'ikibazo icyo ari cyo cyose. Raymond ati erega amafaranga ya Chris turayakeneye, ahubwo nimuhura ushake rwose ukuntu mutandukana umukuyemo andi mafaranga. Hawa atari ko se ubwo urumva yabitekereza wiki koko, nta n'ukwezi kwari kwashira mwatse bya 500, none ushaka yuko mwakandi? Ayo se kandi ushaka yo nayiki? Ubundi wayatse mushiki we Karara. Raymond ati kwaka umukobwa amafaranga biragora rwose Hawa, ikindi kandi nyine wibuke yuko haba Chris cyangwa se mushiki we Karara nta numwe uzi akazi nkora. Karara rero ntiyari kunyemerera urukundo azi yuko ndi umushoferi, rero iyo mwatse amafaranga itatangira kumbaza iby'akazi nkora, ndetse kandi akambaza nayo membwa cyangwa akayama arimo kwijujuta. Weho rero jyaka Chris, nanjye Karara hari ahantu mutegeye. Hawa ati okay, nta kibazo, ngaho genda untirira aho hantu nzi kubona icyo nza kwereka Chris. Raymond ati ese ubundi washe tukajyana kuhatira? Hawa ati kandi nshaka kujya kureba wa mwana. Raymond ati ubwira mama wawe cyangwa se murumuna wawe ajye kumureba, nta kibazo twe tujyane. Hawa atari kuzika ari byo, reka mbwire Erika bari ujyayo. Bagenzwa no kuvuga gusa, wowe nugira ishyari ry'ibyo maze kugeraho, wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse, ubushuti budafite uburyarya, wamunze nkaho ntayandi. Haciyeho amasaha tugaruka mu rugo kwa Hawa. Mama we barimo gufura na kakana Eje kicaye aho ngaho, nuko ku kanya Erika ahita asohoka mu nzu maze ati ma ko naryamiriye nimumbyutse. Mama Hawa ati nyine nzi yuko udahari, ahubwo nunguye no kubona ubyutse. Erika ati ko mutajyanye se umwana kwiga? Mama Hawa ati ninde wari kumujyana se? Hawa yabyutse agenda, nanjye nabyutse ndimo ndamesa, na papa wawe aracyaryamye, none ubwo urumva ari ndi wundi wari kumujyana ku ishuri. Erika ati cyakoza mwaranyobeye pe.
Hawa se ntabwo yari kumujyana akamugeza ku ishuri akabona kujya muri gahunda ze, nako ngo ntaba ashaka yuko abantu bamumubonana. Kakana Eje kati mwatumye nsiba ishuri kandi ejo nabwo narasibye, mwarimu nambaza ibyo bize bizananira. Erika ati byose ni ukubera nyoko, ubundi yamubyariraga icyo atamushaka. Eje ati mama ntabwo nshaka. Erika ati ntabwo nyine agushaka, ntabwo aba ashaka yuko umwita mama, ntashobora no kuba yakujyana ku ishuri, ubwo se urumva ko agushaka? Mama we ati Eri ntukabwire umwana ibintu nk'ibyo ngibyo. Rata Eje, mama wawe aragukunda aranagushaka, ntabwo yanze kukujyana ku ishuri, nuko yari agiye mu kazi sibyo? Eje ati yego. Erika ati mama wawe ninde? Eje ati mama ni Hawa. Mama Hawa ati oya, ntabwo Hawa ari mama wawe, ahubwo ni njye mama wawe, ubifate mu mutwe urumva? Mvuze ngo iki? Eje ati nyine Hawa ntabwo ari mama wanjye, ni we mama. Mama Hawa ati ukomeze rwose ubifate gutyo mu mutwe, Hawa ni mukuru wawe si mama wawe, ibyo ngibyo rwose ujye ubizirikana. Eri jya kureba Berwa, ntabwo Hawa yagiyeyo kandi ubwo bashobora kuba ari hafi kugera muri gare. Erika ati Eje twigendere tujye kureba Berwa. Yahise amuterura bahita bagenda. Ubwo ako kanya papa Erika ahita asohoka maze ati ese ibintu ubwira uriya mwana uba wumva kuko ari byo? Ngo Hawa ni mukuru we ngo si nyina. Mama Hawa ati sinakubwiye ko utagomba kwivanga muri ibyo bintu. Papa Erika ati erega bafite impungenge z'impamvu rwose zituma mubikora. Sinumva ukuntu na Chris atazi yuko Hawa afite umwana. Umunsi yabimenye kuko bizagenda gute? Mama Hawa ati ndakwingize rwose reka gushaka kwinjira mu buzima bw'umukobwa wanjye. Kuba yarahishe Chris yuko afite umwana n'ubushake bwe, rero wibigiraho ikibazo. Papa Erika ati ariko se mu by'ukuri niba mukunda ni ukubera icyo amuhisha? Mama Hawa ati indi ukunda undi, Hawa akunda Eje se? Papa Erika ati oya, niba koko Hawa akunda Chris ni ukubera icyo amuhisha ko yabyaye, kandi umusore ugukunda mu by'ukuri ntiyamwangira yuko yabyaye kubera yuko umwana ni umugisha. Mama Hawa ati ibyo ngibyo rwose njye simbizi, ni nyir'ubwite ubizi, gusa nyine icyo nakubwira niba udashaka kwiteranya n'umukobwa wanjye reka kujya ukomeza kwibaza ku byo akora. Papa Erika ati nibyo rwose rega n'ubundi mwarambwiye ngo nimenye ibya Erika umwana wanjye, sinzi impamvu ntumva, gusa ariko nyine wa mugore we reka mbikubwire nta mahoro y'umunyabyaha, ikindi nta kinyoma kitajya kigaragara. Ese ubundi Erika ari hehe? Mama Hawa ati agiye kuzana Berwa. namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Urandibaza inshuti igihe hose iba yumva mwajyana, ibaza inshuti gikoze cyose. Tugarutse kuri Raymond na Hawa, baba bavuye kureba bamwe bari bagiye gutira, nuko bageze mu muhanda babona Karara ari guturuka hirya. Hawa abwira Raymond ati dore ka kagore kawe kakanyamushiha kubi, ubu se kavuye hehe? Reka nigendere katancotora ugasanga mvuze nabi muri aya masaha. Raymond ati nugenda aratekereza ibindi bintu ahubwo guma aha ngaha kandi ntumurakarire. Karara bwahita azamaze ati sheri ntunguwe no kukubona hano pe. Bahise bahoberana maze Raymond ati umeze gute se mukobwa mwiza? Karara ati meze neza. Uri hano se ukora iki? Raymond ati hari umuntu narinje kureba utuye muri zino karitsiye, birangira nyine mahuriye n'umukazana wanyu, nuko nyine tuba tuganiraho gatoya. Karara ati Hawa musaza wanjye Chris arabizi yuko uri hano? Hawa ati none se aho njye hose ndamumenyesha? Karara aramusubiza ati uba ugomba nyine kubikora kubera ko mugiye kubana. Sheri ngaho reka tugende. Yahise afata Raymond maze ati twigendere, uyu nguyu nawe akomeze gahunda ze. Hawa ati oya nta kibazo ume mutembera, njye reka rwose aba ari njye ugenda.
niko Raymo bye ngereka mbe ngiye. Hawa ahita agenda, Karara asigara amusubira mu kanwa ati Raymo bye, uko kaba kivugishwa gusa. Ubundi uriya mukobwa kukimukururukana. Raymond ati ese kubera iki bikurakaza? Hawa nabirenze twarakuranye, nta wundi mubano mu by'ukuri dufitanye urenze ubucuti. Karara atari kaba kwipfishaho, nkumva simbikunze pe, na cyane yuko nakundana na musaza wanjye. Nk'ubu ngubu sinumva ukuntu muhuriye hano by'impanuka. Wabona yahagukurikiye kubera ko mbona gukunda. Raymond ati baby, jya ureba neza pe, Hawa akunda musaza wawe Chris, na cyane yuko yanamwambitse impeta. Karara ati nashake rwose nawe abagukunda nta kintu ngiye bimbwiye, icyambere nuko ari ngiye gukunda. Raymond ati ibyo ngibyo urabizi. Karara ati ejo bundi ababyeyi banjye rero bazaza Raymo, nshaka yuko uzaza mu rugo nkababwira yuko dukundana bakakumenya. Raymond ati ntago nari nzi yuko rwose n'ibyo ngibyo ujya ubitekereza. Karara ati bihese. Raymond ati nyine kunyereka ababyeyi bawe, sinumvaga yuko rwose unkunda bigezaho. Karara ati niwe tugomba kuzabana rwose Raymo, rero ababyeyi banjye bagomba kukumenya. Raymond ati ariko ntabwo nzi neza. Karara ati yego nyine nibyo ntabwo nkuzi neza kubera ko wanze kunyibwira, wanze kunyereka naho uba, wanze no kumbwira akazi ukora, ariko ntacyo bintwaye kubera ko buriye rega wasanga hari impamvu, kandi igihe nikigera uzabimbwira. Raymond ati ese buriya usanze njyewe nawe tutari ku rwego rumwe? Karara ati iby'urwego rumwe rwose uvuga simbizi Raymo, gusa icyo nzi cyo nuko nyine mu rukundo nta by'inzego bibaho, abantu bakundana nyine baba bari ku rwego rumwe, ibindi ni ibyazanywe n'abantu. Raymond ugahita amuhobera maze ati Imana izamfashe rwose sinzakubabaze pe. Karara ati urabiteganya kumbabaza? Raymond ati bibaho rwose Karara, mu rukundo abantu barababazanya cyane. Karara ati ariko iyo ukunda umuntu ntabwo umubabaza. Raymond ati uwo ukunda burya wamubabaza, ahubwo ugukunda niwe utababaza. Karara ati ntuzambabaze rero kubera yuko ndagukunda. Raymond ati okay reka tugende ndebe ko nakugurira n'akantu. Karara ati si amafaranga washakaga warayabonye, mu rugo banyoherereje amafaranga kandi ntacyo nteganya kuyakoresha, rero nyine nayaguha niba ukiyakeneye. Raymond ubwo arijisha ati oya si ngombwa, ntago nkiyakeneye reka tugende. Ubwo ako kanya bose bahise bagenda, ubona yuko nta kibazo bameze neza bishimye. wanguze naho n'ayandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ntabwo bisa kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva nk'iyo turi kumwe, uranezeza. Tugarutse ahantu ku muhanda, Berwa abahagaze yategereje yahebye, arimo kureba hirya no hino akabura uje kumureba. Ubwo yatangiye kwambuka umuhanda kugira ngo ave aho ngaho. Muri uko kugenda yarangaye, hirya yaturuka imodoka yafatiwe maze ihita imufungiraho amafiri. Berwa n'igihunga cyishi yitura hasi, kandi ubwo wari utwaye imodoka ahita asohoka yihuta cyane. Uwo kandi wari umugonze neza yari Chris. Ubwo azaje kureba umuntu yari agonze. Berwa kandi ubwo utarugize ikintu abaye cyane yarahindukiye maze bahita bahuza amaso. Chris aramureba cyane aramwitegereza, Berwa nawe aramureba kumukuraho amaso biramunanira. Ubwo ako kanya Chris yakomeje yitegereza Berwa mu maso, maze ubwo ako kanya ahita ndarira wowe nguma hano mu bihe bikomeye, wowe wanyeretse ubushuti utakikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru y'urukundo rwa Chris na Berwa. Ni inkuru y'urukundo nziza irimo amasomo utagomba gucibwa muri ubu buzima. Kuba twabanye mu nkuru z'urukundo nakoze mu gihe cyatambutse n'ubundi, ntimuzacikwe n'ino nkuru kubera yuko irimo amasomo menshi azahindura ubuzima bw'abantu benshi bazayitega amatwi akantu ku kandi.
nk'ibisanzwe ngiye kuri mikoro buri nanjye Alpha Sam. Reka nizere ko niba iri musyangaha wamaze gukanda kuri subscribe n'akazugira kazungu ku ruhande kugira ngo utazacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi nkomeza kubagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam. I'll make you subscribe. I love you all guys. Thank you. Ese wari uzi ko ubishatse wajya gukora akazi mu mahanga, urugero nko muri Canada, Dubai, Qatar ndetse na Poland? Wari ubizi se ko ushobora kujya kwiga mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Ubushinwa kuri scholarship, Ubuhinde kuri scholarship, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Cyprus ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi? Wari uzi ko se ushobora kwiga muri Amerika no muri Canada ku nguzanyo? Ushobora kandi kwiga unaba mu bihugu by'Iburayi nk'Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi, Espagne ndetse na Portugal n'ahandi. Ibi byose hamwe n'ibindi ntabashije kuvuga wabibona unyuze kuri no website wa@studyworkabroad.net cyangwa se ugakoresha nimero yo ku cyicaro gikuru mu Bwongereza agateranyo 44 74 03 62 9751. Iyi kampani Study and Work Abroad Expert Limited yaje ari igisubizo ku Banyarwanda ndetse n'Abanyafurika bose muri rusange bifuza kwiga ndetse no gukora akazi hanze ya Afurika. Wowe bavugishe kuri nimero yabo yo mu Rwanda agateranyo 250 788 21 26 11.